Turabasuje inshuti zacu za Inema Rwanda TV. Aka ni kakanya keza tugiye kubagezaho kuko umukozi agomba gukora uko bikwiye asa n'uwikorera. Hari umusaza wari umukire ariko turi umukire cyane, hakaba n'umusore we wararangije ibintu byo kwiga by'ubwubatsi. Uwo musore akajya ahabwa ibiraka cyane cyane kabisa ku buryo bugaragara kuko yubakaga neza, yubakaga anabizi. Biza kuza kugeraho papa we aza kuza kubona ko akuze, ageze mu myaka y'ubukure nka za 80, 70 gutyo mbega. Umusore muri ka kazi ke yakoraga agakora abika amafaranga, abika aza kuza kugera mu gihe cyo gukura, bigaragara ko akuze, atangira kujya mu rugomo n'abandi basore bagenzi be. Ise akabibona bikamubabaza cyane, kandi niwe wenyine bari basigaranye. Mama we yari yitabye Imana, nta wundi muryango afite. Umuhungu atangira kwijandika mu by'ibiyobyabwenge, ariko akabona n'ibyo biraka. Ise aza kuza kumubwira ati enda hano tuganire muhungu wanjye. Araza baricara baraganira, aramubwira ati rero urabona kuko ndimo kugera mu za bukuru, akandi kazi ko gukora kasabaga k'imbaraga ntago nkigashoboye, ahubwo wowe ko warize ibintu by'ubwubatsi nta kuntu twajya twubaka amazu tukayagurisha. Umuhungu abyumva vuba, ariko papa we ntago aricyo yari agamije. Yagira ngo amuhe inzu, amwubakire inzu abe ari we umurage we. Uwo mupapa abimuganirizaho neza cyane, babyumvikanaho neza kuko hagiye kujya bubaka amazu bakagurisha. Biza kugeraho papa we aza kuza gufata igihe cyo kujya kuri banki gufatayo udufaranga kuko yari adufiteho twose, adukura duhereza wa musore ati nkagenda ujye ugura ibibanza wubake amazu tugurishe turebe uko muri iyi minsi imbere twazaba tubayeho. Ntabwo byaje gutinda, umwana yarakoze arakora, ariko biza kugeraho cya kigali yagenderagamo amafaranga agenda amushirana, aza kuza gufata gahunda y'uko yajya yubaka amazu, akubaka nabi agabyetaho amafaranga. Ntabwo byaje kuza kumuhira. Papa we yaje kuza kumubaza ati ugeze hehe mu bikorwa byacu twatangiye? Umusore aramubwira ati turimo turubaka, turacuruza rwose neza, amazu turimo kuyabonamo inyungu, wigira ikibazo. Umubyeyi ati nta kibazo rwose, gumiza ukore. Ariko mu by'ukuri wa musore ya nzu yubakaga we yayubakaga azi kuko arimo kubakira kugurisha, asondeka ibikoresho abinyuza ku ruhande, mbega nyine yubaka nabi ku buryo bushoboka bwose. Papa we aza kuza kumwitegereza, aramubwira ati ko ndeba watangiye guhindura imyubakire yawe, ubu ngubu nta kuntu urimo gukora rwose bitajyanye n'igihe. Umuhungu akomeza akabyumva akagenda, ariko muri we ntabwo yari ifitemo kugira ngo ajye akora ibyiza birambe byiwe na papa we. Aza kuza kubaka inzu ishatse kugaragara neza, ariko ibikoresho byarabiriye. Isaka akamubwira ati iriya nzu uko mbona itameze nk'izabo bubakira abandi, izabo patanaga ko nonaga zubakagwa neza, iriya byagenze bite? Ati we ati buriya ati nzayikwereka mu gihe cyo kuyisoza nibwo izaba ari nziza. Umuhungu bikora atyo, agezemo hagati inzu iza kuza kumunanira ko amafaranga rero yajyanye mu kigare
biki byose mu bidafatika mbega nyine bitegerekere n'akazi, mu tubari hehe hose, mu kwishimisha, mu biki byose. Papa we aza kuza kongera kumureba, aramubwira ati hanyuma se ko nagira ngo twongere tuganire, arambwira ko amafaranga yashize, nagira ngo twongere tuganireho. Umuhungu aritabira ikiganiro cya papa we, biza kugera igihe noneho amubwira ati iriya nzu burya ni iyawe, niwo murage wawe nguhaye. Kandi mu biki ukuntu yubatse ku buryo budashimishije. Umuhungu arasubirwa, atekereje ibyo uko yiyubakiye, azi ko ari azagurisha abantu. Nyamuna tujye twirinda guhemuka. Ubuhemu ntabwo ari bwiza rwose, muramenye ubuhemu burakugarukira. Ubwo umusore aza kuza kumera nk'umuntu mu mutwe bihindutse, none atangira kwiheba, atangira kugira ibiki, akajya yegera papa we ati papa mbabarira narakosheje. Papa we ati nubwo wakosheje ni wowe ubikoshereje, njye ntabwo wankoshereje. Inyungu wari gukura mu kazi kawe ari nacyo gihembo cyawe ni iki ngiki, nicyo uhawe iriya nzu ni iyawe rwose, uzayikoresha icyo ushaka, nta wundi mugabane uhari uzongera kubona umugabane wawe n'uwo nguwo. Ariko bantu dukurikirana ubuhemu, murabizi icyo ubuhemu buvuze, ni ubuhemu koko. Uyu muhungu yaza kuza kuba yaritwaye neza, ntaze kuza kubaka ahima asa n'uhima abazagura iyo nzu, ntabwo aba yarabashije kugera muri buriya buzima bumeze ukuntu, ubuzima bubi butuma uhemuka. Ni ukuri tujye tugerageza dufate urugero rwiza ku nk'aba bantu batubanjirije. Kandi buri muntu wese ntakwiye gukora akazi asa n'uhimana, ahubwo ugomba kugakora uko bikwiye. Ahari imbaraga nkeya bakabona ko ari imbaraga nkeya ufite, hari igihe wabona ugutera izindi imbaraga ukazamuka. Twirinde gukora duhimana. Abafundi aho baki muramenye, hari igihe wayubaka nabi warahawe ibikoresho bikazarangira iriya nzu ariyo ukodesheje, cyangwa se ari nayo mugabane wawe nawe ubonye. Tujye dukora neza mu buryo rwose bushoboka bwose, Uwiteka azajya bidufashamo. Turabakunda cyane abakurikiye Inema Rwanda TV, turabasabye ka subscribe niba bibashobokera. Ciao ciao, ikiganiro gitaha.